iri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Reka nongere mbashimire mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inshoza y'Umuco Official kandi mbakira mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro Inshoza y'Umuco twarabyemeranyije ko tuzajya dukeburana tugahugurana cyangwa tukungurana ubumenyi bushingiye ku muco n'amateka yacu, ndetse cyane cyane duhugurana ku karango gahetse umuco wacu, ingobyi y'umuco wacu ariyo ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikiganiro Inshoza y'Umuco rero njyewe ndi Sam Muvunyi ukibagezaho. Nongeye kuguha ikaze wowe udukurikirana umunsi ku wundi, nawe waba ufunguye ikiganiro ari ubwa mbere, kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe maze ibiganiro tuzajya dukora ujye ubibona mu ba mbere. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi mu kiganiro Inshoza y'Umuco ndagira ngo tuganire ku muco n'imwe mu migenzo yakorwaga mu mateka mu muco w'Abanyarwanda. Dusubire inyuma gato, umuco ni iki? Mu rwego rw'iyigandimi, umuco ni ijambo riva ku nshinga guca, bivuga gukomora. Ariyo mpamvu usanga bavuga ngo ibyo umuntu akora afite uwabicaho cyangwa se abikomoraho. Mu rwego rw'uburere mboneragihugu ari naho tugiye kureba cyane. Umuco usanga ari urwunge cyangwa ihuriro ry'imigenzo, imiziririzo, imibereho n'imibanire by'abatuye ahantu runaka, bikabaranga hashingiwe ku nkomoko yabo. Bivuze ko hongera akagarukamo rya jambo ryo gukomora cyangwa se guca. Mu mibereho n'imibanire y'Abanyarwanda, mu migenzo n'imiziririzo yabo, hari ibyabaranze byinshi tutavugaho uyu munsi cyangwa ejo gusa, byasaba imyaka myinshi. Mu migenzo ndetse n'imiziririzo hari ibyo Abanyarwanda bakoraga kugira ngo babone insinzi mu mibereho yabo no mu byo bakora, cyangwa se baba babonye ibyago mu buzima bwabo bakagira ibyo bakora kugira ngo babone insinzi y'ibyo byago, ibiza, intambara, kugaba ibitero ndetse n'ibindi. Mu kiganiro Inshoza y'Umuco cy'uyu munsi tugiye kureba bimwe mu byabaga mu muhango wo kuragura no kuraguza. Kuragura no kuraguza. Uyu munsi haba hari imihango imwe n'imwe igikorwa isa n'iyo kuragura ndetse no kuraguza. Wowe udukurikira mu kiganiro Inshoza y'Umuco unatwandikire hasi mu rubuga rw'ibitekerezo, utubwire niba koko ubona hari ibibi uyu munsi bifitanye isano n'uyu muhango wo kuragura no kuraguza. Mu mibereho y'Abanyarwanda baranzwe na byinshi birimo kugaba ibitero ndetse no kugabwaho ibitero, nubwo bageze aho bagafata umwanzuro yuko batazongera guterwa, ahubwo nibazajya bagira aho bumva harose intambara ibaganaho bazajya babatanga bakabatera. Ariho havuye ya mvuga ivuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Nk'uko mu buzima bwacu busanzwe iyo tugize ibibazo cyangwa imbogamizi twiyambaza Imana tugasenga, rimwe na rimwe tukayiragiza ejo hazaza hacu ko dukeneye byiza tuzageraho. Abanyarwanda ba kera no mu mateka yabo bagiraga byinshi bifashisha kugira ngo babone aheza mu gihe kizaza uko bizagenda, kubona insinzi y'ibyago byaguriye igihugu, amapfa, ibiza, ibyorezo, intambara ndetse n'ibindi. Uko kubaza Imana n'abakuru nibyo byitwaga kuraguza. Uwabikoraga aragurira abandi yabaga aragura. Niyo mpamvu uyu munsi twavuze ko tugiye kuganira muri bimwe byarangaga uyu muhango wo kuragura no kuraguza. Byari uburyo bwinshi, turareba bumwe muri bwo mu kiganiro Inshoza y'Umuco cy'ubutaha. Igihe nikitwemerera tuzareba n'ubundi buryo. Bwari uburyo bwinshi: kuragura no kuraguza inzuzi, kuragura no kuraguza urugimbu, kuragura no kuraguza ikimasa, kuragura baraguza umutwe. Ibyo byose n'ibindi byinshi turi burebe, ariko nkuko nabikubwiye turareba bimwe muri byo, ubutaha tuzareba n'ibindi. Kuragura no kuraguza inzuzi. Inzuzi ubundi zari inzuzi nyabaki, ntabwo ari izi z'ibihaza nubwo byiteranwa, nubwo iz'ibihaza zifite icyo zari zisobanuye mu kuragura. Inzuzi bazikoraga mu magufa y'ikimasa babajije neza, cyangwa se bakabaza mu giti cy'umuvumu w'umutabataba cyangwa se cy'umurinzi, ari cyo giti cy'umuko.
Muri ayo magufa cyangwa se ibyo biti hari n'izo bakuragamo z'ibyuma nkeya bavangamo nk'uko turugenda tubibona. Muri ibyo byuma ndetse na bya biti babazagamo inzuzi ebyiri nini ziruta izindi. Izo nzuzi ebyiri ziruta izindi zitwaga inzovu nazo. Igihe rero bateraga inzuzi ku mpinga, impinga ni imbehe bakoreshaga baragura igihe babaga baragura inzuzi cyangwa se banaraguza inzuzi. Impinga cyari igikoresho, niyo mpamvu tubyise imbehe, niko yitwaga imbehe baraguriraga yitwaga impinga. Turaza kubireba turebe impinga yo yabaga ikoze gute, ariko byumve nituvuga gutera inzuzi ku mpinga wumve iyo mpinga icyo ari cyo. Izo nzovu uko ari ebyiri, iyo bateraga inzuzi ku mpinga zo zasigaraga ku gikumwe cy'umupfumu, ntago zarekurirwaga rimwe n'izindi ngo zigere hasi. Bazikiragamo n'akandi kayuzi gatoya bakakabaza mu giti cy'umuko, kashoboraga kuba n'uruyuzi rw'umwungwane kuko narwo ngo ari mukuru kuri Gihanga. Ako kayuzi kitwa Kanantuku, ni nayo bitaga Rugina n'umwami wazo. Niyo ngo yakundaga kumenya yuko hateye umuzimu w'umukobwa, ngo uretse Kanantuku nta zindi nzuzi zakundaga kumenya yuko hateye umuzimu w'umukobwa. Impamvu ituma bakundaga kuragura inzuzi zibajijwe mu magufa y'inka, ngo nuko gutunga inka ari ukugira umugisha, kandi ngo nuko zituruka kuri Gihanga wazizanye mu Rwanda hamwe no gucura. Umuko kuwukuramo Kanantuku, umuko nuko nawo wari ukomeye cyane mu muco w'Abanyarwanda kandi n'ubu ntiworoshye. Iyo usuye inzu ndangamateka cyane cyane iranga amateka y'abami i Nyanza mu Rukari, uhasanga mu bikingi by'amarembo uruhande rumwe harimo umuvumo ahandi harimo umuko. Kanantuku yakurwaga mu giti cy'umuko kubera yuko umuko bafata nk'igiti gikomeye cyaramiye Ryangombe, akawugwamo ubwo yari amaze kwicwa n'imboga imujugunye hejuru. Bavuga yuko icyo giti cyamurinze kwikubita hasi ngashwanyagurike. Nkuko nabikubwiye, impinga n'imbehe y'abapfumu baraguriragaho iyo babaga baragura inzuzi. Yabaga ikoze mu giti cy'umusave bakakibazamo imbehe ndende kandi ifukuye. Umutwe w'imbere w'impinga witwaga urukinga, uwo hagati ukitwa ijabiro, naho inyuma ukitwa mu biheko. Ni umwanya w'inkurambere. Inkurambere ibyo bitaga ngo itwarwa mu kwaha ikabikwa ku musego, ari nacyo cyabaga kimeze nk'ikivugo cy'impinga. N'ubundi impinga bayitwaraga mu kwaha, bajya kwibika bakayibika mu musego. Bivuze ko umupfumu waraguzaga inzuzi yiseguraga impinga ye. Inzuzi zabikwaga mu mugano, bagegenaga umugano upfumuye haruguru gusa akaba ari wo bazibikamo. Kuzisuka bazikura ku mugano byitwaga kuzishyira ku rwahi, kuzisubiza mu mugano bazibika bakabyita kuzibuganiza. Mu kuragura bashyiraga inzuzi ebyiri ku gicumbi, bakazifatisha igikumwe cy'imoso zometse ku mpinga, ukuboko kw'iburyo bakagutera inzuzi. Ubwo Kanantuku yabaga iri hagati ya za zindi zombi, za zindi twise inzovu. Izindi nzuzi bakazishyira ku mbehe hepfo. Umupfumu yarazisamaga akazifumbatiza mu ntoki bikitwa kuzikamira. Mu gihe baraguraga Kanantuku, iyo yabaga isimbutse ikagwa iburyo ngo zabaga ziri bwere, yaba kandi iguye ibumoso igikuba kigacika. Kuvuga yuko inzuzi zeze cyangwa Imana zeze ni igihe abaraguraga babaga babonye insinzi y'ibyo baragurizaga cyangwa se babonye aheza h'ejo hazaza. Iyo bateraga inzuzi ngo zikegerana cyane, abazimu ngo babaga bajya inama yo gutera uwo muntu waje kuraguza. Iyo baziteraga zikareba iburyo ziri mu rukinga haruguru, ngo zabaga ziraguye nabi. Ngo zareba ibumoso ziri ku gicumbi, bati ni umukecuru w'umukurambere ugiye gutera. Zagwa umurongo mwiza zikaba zeze. Iyo umupfumu yazikubitaga ntizigende, bavugaga yuko ari umuzimu w'umukurambere ugiye gutera uwaje kuraguza. Iyo zagwaga inyuma y'imbehe, bavugaga yuko ari umuzimu w'umugwa kirari waguye ku nzira ugiye gutera uwaje kuraguza. Uwo mupfumu yaherezaga uraguza inzuzi, ariko Kanantuku igasigara ku mbehe, izindi akaba arizo ziyisanga. Impamvu ngo nuko yo uraguza ayiciriyeho cyangwa se ibyo bitagutanga imbuto ngo byamukenya agapfa kenyutse. Iyo Kanantuku yabaga ibaraye ikava ku mbehe ikagwa ibumoso, ngo yabaga imuterereje umuzimu w'umukobwa waguye kure y'iwabo.
yabaga igiye mu rukinga, ngo ni umukobwa wabaga apfuye atarongowe yarabishakaga. Naho rero iyo Kanantuku yabaga ibaraye hasi iburyo, ngo yabaga imutereje umuzimu waguye kure w'umugabo. Iyo umupfumu yabaga ateye inzuzi maze zikikaraga ku mbehe zigahindukiza imitwe zikarebana n'izindi zo haruguru, za zindi twise inzovu, ngo zabaga zeze bikaba ari ubuhoro, bikaba bivuga ko amahoro agiye kuboneka. Umupfumu rero uragura inzuzi ntiyashoboraga kurya ibihaza bitekanye inzuzi cyangwa amadegede atetse arimo inzuzi. Iyo babimutekeraga byabaga ari itegeko gukuramo inzuzi ntihasigare na kamwe. Impamvu ngo nuko ngo iyo babaga babiriye birimo inzuzi babaga batacyongeye kuragura, kuko ngo babaga batatiye igihango, ngo kuko izo nzuzi zabaga ari abanywanyi babo, ngo kandi nta urya umunywanyi we, kuko ngo nawe yaba muriye. Umupfumu waraguraga inzuzi iyo yabaga afite umuntu waje kuraguza, aje kuraguza inzuzi. Hari ibyivugo umupfumu yivugaga mbere yuko atera inzuzi. Usomye igitabo cya Musenyeri Aloys Bigirumwami cyitwa Imihango n'Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda, harimo ikivugo cy'abapfumu bakoreshaga cyane cyane abaraguzaga inzuzi. Uyu munsi turimo tuvuga ku bijyanye no kuragura inzuzi, aho bavuga ngo mu rw'inka rwa Murambo Rwanda rucyambuka indyanja zitararuzamo, ninjye nyamuragura ntambara ku mutambiko barantashya, igihe marushije nyirabyatsi n'imandwa ye bakamwirukana. Icyo ni kimwe mu byivugo bavugaga barimo batera inzuzi. Ubwo iyo bavuga ngo indyanja zitararuzamo, babaga bavuga igihe abakoroni bari batararuzamo. Ngo dore intamati, dore indogora, dore ibitare bitaha mu mugano, dore inganje igaje, dore amakombe nirahira, dore izo nakuye imasize mpakuye imboga zisize, dore icyicaro mwakerera, icyamburo nticyari iki, igihe nsanze umugore ari kunda nkamuterera inzuzi, akabyara iya mbere n'iya nyuma, ati n'itende risigaye mu kibindi bari guhe. Ngizi z'imasaka nanze gusakuza zazanye Rutare, nyigira itariro ry'umugore, zagaruye muri Gatoki aho umugore yumva nabi, agize ati wa mugabe ko utera inzuzi cyane urinde. Niri Nyamuzinda, atugize ngo uri Nyamuziga, ati mugabo wa mama ngwino unsome unsobanurire inzuzi z'umwana wanjye, rwamishyirana ko ndi inshyimbo y'abarwanyi. Iyo bambonye barahaguruka, rwakomeje nyir'urugo yakomeye, kunjye munkomereraho rwajurana, rw'inzingo ndi inzingo y'abazimu. Iyo bambonye bazinuka urugo, ngo urugunzu ya ruguru kwa Ruseka bahunga rwa Semuragane, aho nakuye isuka n'isoro yo kwisiga, umwana arwaye mu mutwe undi arwaye imyambi. Agakomeza yivuga atyo. Ayo ni amagambo abapfumu bakoreshaga batera inzuzi, ari mu gitabo cya Aloys Bigirumwami Imihango, Imigenzo n'Imiziririzo. Umupfumu rero iyo yabaga amaze kuragurira igihugu, yakurikizagaho gucira inzuzi cyangwa se gusaba imbuto, hanyuma uwaje kuraguza agatanga imbuto, umupfumu agatera inzuzi, akabigenza kwa kundi twavuze, akaragura amusabira ubuhoro n'insinzi ku byaje bimugenza. Hanyuma uwaje kuraguruza akahagurukana yangemu akayitanga, yabaga afite ibyo yazaniye umupfumu n'ibindi twagereranya nk'amaturo. Nk'uko twabivuze, mu buryo bwo kuragura bwari bwinshi. Twavuze ko tutavuga bwose nonaha, ariko turavuga kuraguza inzuzi no kuraguza umutwe. Kuragura inzuzi, kuragura umutwe, kuraguza umutwe. Umuntu waraguraga umutwe nta gikoresho yabaga afite kindi kidasanzwe uretse gutekereza ngo no kureba, agapfumura ibihe, nk'uko n'ubundi abapfumu bari abapfumura bihe niko bitwaga. Hanyuma akabwira umuntu ibizaba, nta kindi yakoreshaga. Cyokora ngo iyo wabaga uje kuraguza, baguhaga imperezo ugaciramo amacandwe, ayo macandwe bakayinukiriza. Hanyuma mu kuyinukiriza uwo muntu uraguza umutwe ngo ahitaga amenya ibyo uje gushakira insinzi. Ngo iyo umupfumu yabaga abonye umuntu yatewe n'indwara, urugo rwose ruri hasi, ngo yaraguraga ko uwo muntu azapfa. Amahindu yaba yaguye, ati aya mahindu yaguye akuguyeho ntacyo uzasarura, bivuze ko kubwo atazeza. Iyo yabonaga umuntu ukunda kugira amahane, ahora kubagana arwana, akamuragurira ko azagira abanzi ndetse ko azakomereka.
iyo yabonaga umubyeyi ufite umwana w'umukobwa w'inkubaganyi yamuraguriraga ko umukobwa we azatwara inda y'ikinyendaro. Ahangaha Aloyizi Bigirumwami yandika iki gitabo ngo yatekerezaga yuko abantu baraguzaga umutwe ibyinshi bavugaga byashoboraga kubaho cyangwa ntibibeho. Uko baraguzaga umutwe rero, uwaraguzaga umutwe yabaga aje kuraguza yaraza akabwira umupfumu ati ntewe n'abazimu b'iwabo wa mama. Umupfumu ati nibo baguteye ubusamwe n'ubusharire, nibo bagusama nibo bagusharirira. Uraguza ati nterwa na fuku. Umupfumu ati oya, uterwa na rucuza. Undi ati oya suhu. Uraguza ati ntewe na rutiba. Umupfumu ati niwe. Nuhu. Nuko undi akagenda, bakazana inzoga n'inka n'umwana, akagorora abazimu b'iwabo wa nyina ati dore icumu ryawe n'umuheto wawe n'umubandwa wawe, unsindira indwara mbi nyagasani, ugorora abazimu b'iwabo wa mama. Nuko akamanuka atyo akagenda yizeye ko ari bukire babazimu b'iwabo wa nyina batazongera kumutera. Urwo n'urugero twari dufashe rw'umuntu wabaga aje kuraguza yatewe n'abazimu bo kwa nyina. Abaraguzaga umutwe rero ngo bafataga umunyeganyege bakawuvuguta, bakawukinisha nk'umwana ukinira mu mazi. Haza urufuro ngo ubwo akabararaguye, akabwira uwo araguriye ngo azakira. Urufuro rwaba rutaje akabwira uraguza yuko ari ibibazo cyangwa azapfusha cyangwa azapfa. Uragura umutwe cyangwa se umupfumu waraguraga akoresheje ubwo bwo kuragura umutwe, wabaga afite ikintu afashe mu ntoki. Akenshi yabaga afashe umuheha uwo mu kiziranyenzi mu ntoki n'akababi k'umuko cyangwa umugombe. Impamvu byabaga ari itegeko kuragura umutwe aba afite ikintu afashe mu ntoki, ngo bavugaga yuko iyo ntacyo ufashe bishobora kugukenya. Iyo bitabakenye ngo byabaga bishobora none kubagirira kwanga ko icyo baraguye cya kera, icyo bita kwera, kuba Imana zeze ibyo baraguye byatanze insinzi ku bibazo bihari. Kuraguza umutwe byaba bifitanye isano n'abahanuzi b'iki gihe. Benshi mu bo twaganiriye batubwiye yuko babona ubupfumu bwa kera bwo kuraguza umutwe butavuyeho, ahubwo bwahinduriwe izina. Abapfumu b'icyo gihe akaba aribo bitwa abahanuzi. Mu bapfumu habagamo abapfumu babeshya, no mu bahanuzi b'iki gihe harimo ababeshya. Hari abahanuraga ibyanya byo bikaba, n'uyu munsi barahari. Niyo mpamvu bamwe mu bantu bemeza yuko kuraguza umutwe bimeze nk'ubuhanuzi bw'iki gihe, ahubwo byahinduriwe izina. Wowe udukurikiye mu kiganiro Inshoza y'Umuco utubwire uko ubyumva. Mu kiganiro Inshoza y'Umuco cy'ubutaha tuzareba mu mihango n'imigenzo n'imiziririzo uburyo bwo kuraguza ikimasa, urugimbu n'ibindi. Tuzareba ibyo bita gutonora kugira ngo mumenye intonorano n'iki. Benshi mubivuga mutazi ibyo ari byo. Ni mu kiganiro Inshoza y'Umuco ngiye ukikugezaho ndi Sam Muvunyi. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Wakoze gufata umwanya ukadukurikira. Niba ari ubwa mbere kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, maze ujye ubona ibiganiro dukora mu ba mbere. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngiri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye, rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda.